Iyi ni Nibisanzwe TV ikiganiro indorerwamo, naho ndi Frank Mario Sebudandi. Uyu munsi rero association ya Rayon Sport yanditse urwandiko rurerure cyane bandikira nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Barifuza ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yabafasha ku bibazo bigaragara cyangwa bivugwa muri Rayon Sport. N'urwandiko rurerure rero banditse kuri uyu munsi ku itariki ya 25 Gicurasi umwaka wa 2020. Mbibutsa gukora subscribe ndetse mugakanda ku kimenyetso cy'inzogera kugira ngo ibyegeranyo cyangwa se amakuru yacu atandukanye tubagezaho akugereho ako kanya. Urwo rwandiko rero ruravuga ruti: nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda i Kigali, impamvu kubagaragariza ibibazo bivugwa muri Rayon Sport no kubasaba kudufasha kubikemura. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, tunejejwe no kubandikira ibibarwa kugira ngo tubagaragarize ibibazo birangwa muri Association Rayon Sport kugira ngo mudufashe kubikemura. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, Association Rayon Sport ifite ikipe y'umupira w'amaguru, ikaba yarakunze kurangwa n'imicungire mibi y'umutungo byakorwaga n'abari abayobozi. Iyi ikaba ariyo mpamvu nyakubahwa yakunze kuranga ibibazo ndetse n'amakimbirane byayiranzwemo kubashaka ko ibyo bigaragazwa kandi bigakosorwa n'abatabyifuza kuko babigizemo uruhare. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu mwaka wa 2017 ubwo harimo amakimbirane mu buyobozi, inzego zinyuranye zirimo umuryango wa FPR Inkotanyi ndetse na Ministeri ya Siporo zasuzumye ikibazo maze zitanga inama zinyuranye, zirimo kutugira inama yo gukuraho amakomite menshi yayoboraga Rayon Sport hakaboneka komite imwe. Izo nama zatumye mu mwaka wa 2017 haba inama y'inteko rusange yakuyeho komite nyinshi, hashyirwaho komite nyobozi imwe yari yobowe na Bwana Paul Muvunyi, nawe nasimbuye tariki ya 14 z'ukwa karindwi 2019. Tumaze kujyaho, ikintu cya mbere twihutiye ni ugukorera mu mucyo, kureba imicungire y'umutungo no kubaza ababigizemo uruhare. Nyakubahwa, mu gihe gito twabashije kubona ko Rayon yaba yaranyerejwemo amafaranga arenga miliyari hagati y'umwaka wa 2014 kugeza mu mwaka wa 2019. Ibi bigaragazwa n'ibi bikurikira: icya mbere, amadeni abari abayobozi bagiye bafata ariko ntagezwe muri Rayon Sport, cyangwa ayagezemo bikajya bigaragara ko yishyuwe ariko ubu abayatanze bakaba batugaragariza ko batishyuwe. Icya kabiri, raporo z'amafaranga yinjijwe na Rayon zidashobora kuboneka, kandi nk'uko mubizi nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ikipe ya Rayon Sport igira abafana benshi ku buryo twinjiza amafaranga menshi ku kibuga. Amenshi muri ayo mafaranga yahitiraga mu maboko y'abari abayobozi cyangwa kanakoreshwa nabi. Icya gatatu, inyerezwa ry'amafaranga yagurishwaga abakinyi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ikipe ya Rayon Sport ni imwe mu ikipe zigurisha abakinyi benshi hanze y'u Rwanda. Ikibaje nuko abari abayobozi ari bo babyungukiyemo, kuko haraho usanga baragurishaga abakinyi amafaranga nibayacishe kuri konte z'ikipe, ahubwo bakayashyira kuri konte zabo cyangwa bakayazana mu ntoki. Ibi bikaba byaratumye bagurisha abakinyi benshi ku mafaranga menshi, ariko amafaranga akigira mu mifuka y'abari abayobozi. Icya kane, mu mwaka wa 2015 hakozwe audite n'abari abagenzuzi ba Rayon Sport bagaragaza ibibazo byinshi byo kunyereza umutungo wa Rayon Sport, harimo no gutanga ruswa ku basifuzi ndetse n'ibindi. Iyo audite yarabindikiranyijwe kugera ubwo tuje ku buyobozi dutangiye kubaza ibyo byose. Ubu twahuye n'abakoze ibyo byose baturwanya. Icya gatanu, inyerezwa ry'umusoro. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro muri raporo yacyo kigaragaza ko hagati y'umwaka wa 2014 na 2015 na 2016 Rayon Sport itishyuye imisoro ingana n'amafaranga miliyoni 239. Ibi byose bikaba ari ingaruka y'amakosa y'abari abayobozi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, igihe natorwaga n'inama y'inteko rusange nababwiye ko niba bashaka ko nyobora tugomba kubakira kukuri, nanasaba ko niba batazemera kwita ibintu mu mazina yabyo, kuko nashobora kuryamira ukuri kandi nkureba.
cyangwa ngo nite ikintu mu mazina atari ayacyo. Kuva icyo gihe nagaragarije ibibazo n'amadeni nsanze muri Rayon Sport. Uwo munsi akaba ari nawo wa mbere natangiye kugira ibibazo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ntabwo Rayon Sport imemba nta nubwo nacunga ibyayo nabi mu nyungu zanjye, ariko nanone nta kwemera ko ibintu byangirika mbireba nkuko muhora mubitubwira. Mu kwemera kwanjye ijambo ry'Imana riratubwira ngo nubona ikintu kibi uzagikuzeho amaboko yawe, nikikunanira uzagikuzeho ururimi rwawe. Nyakubahwa Perezida, iyi mvugo mukaba namwe muhora muyidutoza, akaba ariyo mpamvu nanjye mvuga nti inzira mudutoza tutazahwema kuyikurikira. Akaba ariyo mpamvu nanjye nafashe uwo murongo wo gukorera mu mucyo ndetse no mu kuri. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kuva natangira inzira yo kubakira Rayon Sport mu kuri, nkakora raporo ku ikoreshwa ry'amafaranga, mwerekana akantu kose kinjiye cyangwa kasohotse. Ibi abakunzi benshi ba Rayon Sport barabyishimiye, kongeraho imishinga yatangaga icyizere ko Rayon Sport ishobora kuzaba imwe mu makipe z'ibihangange muri Afurika, aho twatekerezaga ko dushobora no kwiyubakira stade yacu, tugakora ibikorwa by'ishoramari, tukabyaza umusaruro ubwinshi bw'abafana bacu, aho kugira ngo tube ikipe ihorana ibibazo by'amikoro. Ibi ariko ababaye abayobozi nta na rimwe babyishimira, ahubwo bahora mu bikorwa byo kubirwanya kubera kwanga ko kuri ku byabaye bugaragara, kwanga ko haba ikigerwaho batakigizemo uruhare. Gusa ikibabaje nuko ibi bakora bitari mu nyungu z'igihugu cyangwa iza Rayon Sport. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ibi mbagaragarije hejuru biterwa n'abari abayobozi, kongeraho ko ahavaga mikoro ya Rayon Sport ku bibuga bitagishoboka kubera icyorezo cya COVID-19. Nibyo byatumye Rayon Sport ihura n'ibibazo irimo aka kanya, maze abadashaka komite nyobozi barahaguruka barayirwanya. Bakoresheje inzira nyinshi mu kuturwanya no kurwanya ukuri, ariko nkundira Nyakubahwa Perezida wa Repubulika garagaze nyamurizo. Bakoresheje itangazamakuru mu kuduharabika, gusa ntibagaragaza icyo naba narishe cyangwa icyo naba naribye ngo nyibazwe. Bakoresha ibinyamakuru by'abantu bo muri RNC n'abandi barwanya igihugu cyacu, bakanyandikaho inkuru zigambiriye kuneranya n'abanyarwanda. Ikibabaje, bakanazikwirakwiza mu bantu, kandi itegeko rihana umuntu ukwirakwiza imuha akoresheje ikoranabuhanga. Nyamara abakora ibyo barazwi neza ko bafite abavandimwe bakomeye muri RNC bashobora kubafasha kwandika inkuru nk'izo. Ibi bikaba byaranteye ubwoba, ndetse nkaba mboneyeho kwishinganisha. Gusa nkaba nizeye ko igihugu mwaharaniye kizarengera ukuri turimo guharanira muri Rayon Sport. Abakora ibi nkaba mbona bafite umugambi muremure bashaka gukorera muri Rayon Sport, aho mbona bangisha ubuyobozi bw'igihugu abaturage. Ibi ndabishingira ku nkuru zikwirakwiza n'abo bantu bari abayobozi ko Rayon Sport izarimburwa nk'uko barimbuye MDR. Nyakubahwa Perezida, ibi nkaba nangiye kubibona mu zindi nzira zishobora kuba zikoreshwa n'abarwanya igihugu. Nyakubahwa, nkaba mbandikiye mbasaba kudufasha gukemura ibi bibazo, ukuri kukajya ahagaragara, abagambiriye guhisha ibyo bakoze bakabibazwa, aba Rayon Sport tukabona ubutabera. Nshoje iyi nyandiko mbagezaho intasho y'aba Rayon Sport, tunabashimira uko muhora mwitangira kuyobora igihugu cyacu. Mugira amahoro n'umugisha bituruka ku Mana. Munyakazi Sadat, Perezida wa Rayon Sport, ashizeho n'umukono we, sinyatiri. Bimenyeshejwe Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, Madamu Minisitiri wa Siporo, Bwana Umushinjacyaha Mukuru wa Repubulika y'u Rwanda, Bwana Umuyobozi Mukuru wa Polisi y'u Rwanda, Bwana Umuyobozi Mukuru wa RIB na Bwana Umuyobozi Mukuru wa RGB. Ngayo ngukoreho urwandiko rurerure cyane rwanditswe na Association ya Rayon Sport. Nukuvuga ngo bashatse kugaragaza ikibazo gikomeye cyane bafite kandi bifuza yuko cyakemurwa na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Ibikurikiyeho rero tuzakomeza tubibarebere. Mbibutse yuko iyi ari Nibisanzwe TV. Kora subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro byacu ndetse n'ibyegeranyo bitandukanye. Nge nkaba ndi Frank Mario Sebudandi, naho gutaha Imana ibarinde.